gusobanukirwa neza aha muri iyi dimension, ni dimension y'ubwiza twari twaratakaje. Atwicazanya nawe ahantu ho mwijuru mu buryo bwo mu mwuka. Iyi ni dimension y'ubwiza. Ubwiza bw'Imana bugendana na autorite y'Imana. Iyo autorite y'Imana mu buzima bwacu ni ituma dushobora gukorera muri za ngabire tukazikoresha neza, muri za mpano z'Imana twaremwe zitandukanye zigaragaza ubumwana mu buzima bwacu. Kuko iki turanga nk'abana b'Imana cyangwa se nk'abantu baremwe mu ishusho y'Imana nuko dufite impano zigaragaza uruhande rw'ubumana, kurema bimwe navuze muri introduction, kurema ibintu bitandukanye dukora abantu bakora mu isi. Birakwereka yuko umuntu hari ikindi kintu Imana yamuremanye ibikoko bitigeze bihabwa. Ibikoko ntabwo birema, ntabwo bitekereza, ntabwo byiyumvira ibintu birebire cyane. Oya, amashyamba uko yari ameze kuva Imana yarema nuko akimeze. Nta kintu mu ishyamba igikoko kigeze kizana cyangwa se kirema cyangwa gishiraho, aba yaba ari inzu, yaba ari ihema cyangwa se nta na kimwe. Niyo mpamvu ubona ko rutandukanye n'ibikoko. Ariko umwana w'umuntu yahawe ikintu kidasanzwe kimugaragazaho ubumana. Icyo rero nicyo umwana w'umuntu yasigaranye, atakaza ikindi cya autorite aricyo twita ubwiza. Ubwiza bw'Imana bigendana no gutegeka, kuganza. Rero Satani amaze kutwaka ubwo bwiza tugasigarana kuvumbura no kurema no gutekeza n'impano z'Imana. Niyo mpamvu twasigaye dukora amakosa. Kambibutse yuko Satani ari we se bibinyuma tumwe turahangana nawe, icyo kinyoma kimaze igihe kirekire. Na Yesu Kristo yarakinesheje natuma kukinesha. Biba bavuga ngo turabanesha no kurushaho kuko turimo turaganzanya na Kristo yaduhaye kunesha kwiwe. Mbo gusobanukirwa neza ko Satani igihe yagaragazaga Imana mu ijuru agashaka kora kudeta bikamunanira akavanwaho, Satani ntabwo yigeze yambugwa impano yarahawe. Yambuwe gusa ubwiza yararimo arabutakaza, ariko impano nigeze zitakaza. Ni mpamvu natwe nk'abana b'Imana Adamu igihe yakoraga icyaha twatakaje ubwiza, ariko ntabwo twigeze dutakaza impano Imana yaturemanye. Niyo mpamvu Imana iticuza impano. Birabanga Imana ntabwo yicuza impano zayo. Impamvu uzabona abantu bakora ibintu bidasanzwe ariko nyuma ugasanga bakora ibintu bibi cyane. Uzabona bavumbura ibintu bikomeye ariko ugasanga ni abantu bari mu byaha, batanga ibitambo, bakora ibintu bibi cyane ariko ugasanga bafite impano zikomeye. Icyo ubwanze yakoze niki? Yaraje nyuma yo kudukura muri ubwo bwiza tugasigarana za mpano aragenda zitwara abo buyobe, azikoresha ibyo ashaka. Nta mpano yo guhanura Satani agira. Kuko yaza kuyigira ntago yarakoze kudeta mu ijuru. N'abamareka bamukurikiye nta mpano yo guhanura bari bafite. Kuko baza kugira impano ya prophecy bari kumenya neza ko ibiyo tugiye kujyamo ntago turi bubihigwemo, turaza gutsindwa. Rero nta mpano Satani afite nk'izo, ntazo afite. Iyo mubona bamukorera babahanura bakora ibiki, izo ni impano z'Imana yayobeje, yavangiye, yashizemo ibye, bagasigara babesha abantu, bagasigara bakora abantu babatwara amaraso bagira gute, barasaga n'ibindi bitandukanye, babahinza ratsi n'ibindi bitandukanye abapfumu bakora. Nuko izo mpano basanzwe bazifite ariko bazikoresha mu buryo butari bwo. Cyo Satani akora n'icyo ngibyo, nise bibinyoma. Uko niko bigenda rero. Umwanzi yafashe ibyo byose Imana yaraduhaye biturangaho ubumana, maze abitwara mu nzira ziwe, dutakaza bwa bwiza. Ubwo bwiza rero cyo twakora mu buzima bwacu ni autorite, ni kuganza. Kuganza iki? Systeme ya Satani. Imana yabwiraga Adamu ngo muganze mutegeke. Nuko Imana yari bize neza ko hano hantu bashize mwa abantu hari Satani, ari se bibinyoma, mutegoza gutegeka, mutegeke. Ariko umwanzi abatwara cyo gutegeka, asigara bategeka. Isi sigaye dutegeka. Ibintu byose biko bijera dutegeka bakatuyobora. Ariko tugomba gusubira muri dimension yo gutegeka, y'ubwiza, gutegeka. Rero hano Yesu atuzuranga nawe atwicaza muri iyo dimension yo gutegeka hejuru y'ibyo byose. Reka turambwe igitabo cya Zaburi 1:1. Zaburi Dawudi yavuze mu ishurwa rikomeye cyane ngo umwami Imana yabwiye umwami wanjye ngo icara iburyo bwanjye kugeza igihe nzahindurira abanzi bawe gatebo kandagiza ibirenge. Muri Kristo rero twicayemo, ariwe mutwe w'itorero, twebwe tukaba umugeni. Abamwizeye bagusobanukirwa neza ko Yesu Kristo ubwo twicaranye nawe, tumo turategekana nawe,
ibirenge n'itorero afite hano ku isi. Ibirenge rero twebwe nk'abana b'Imana tugize umubiri we, umutwe akaba ari we Kristo, tuganziye nawe hano, akorera muri twebwe, akorera mu itorero, akorera mu bera, akorera mu bamwizeye muri izo mpano zitandukanye. Mu gusobanukirwa neza rero yuko niho ategekera, niho ayoborera, niho akorera ibyo byose, akagaragaza imbaraga hejuru y'imbaraga z'umwijima. Icyatumye Kristo agaragara, umwana w'Imana ahishuwe, no kugira ngo amare imirimo yose ya Satani. Uyu munsi iyo tubona imirimo ya Satani y'ubuyobe, y'ibinyoma bitandukanye, responsabilité ni twebwe tugomba kuyifata nk'abana b'Imana, yo guhaguruka no guhangana n'umwijima n'ikinyoma ahantu hose kiri. Rero Satani ibyo nibyo akoresha kugira ngo ayobye abantu benshi cyane, nuko batari mu bwiza, buzuye impano ariko nta bwiza.